Reka nongere nguhe ikaze gukurikiranya ikoranabuhanga rigezweho. What's up Kigali? What's up everywhere? Digital citizens nongeye kubaha ikaze. Buryo nje kuri screen zanyu ntimubizi se tuba tugiye kuganira ikoranabuhanga rigezweho. Uyu munsi I got a new request. Tugiye kureba something abantu benshi of course bahura nayo, abantu benshi abadahura nayo barabyumva. Buri gihe wumva ngo YouTube strike, YouTube copyright strike cyangwa se claim, ariko sometime ntumenye ibyo ari byo, wanamenye ibyo ari byo ariko utazi ngo bitandukanira hehe, ese nagenza gute kugira ngo nkemure kino kibazo mu gihe YouTube channel yanjye yagize strike cyangwa se yagize copyright claim. Ariko rero mbere yo kugira ngo mbanze nkomeze basobanurire nanabere ukuntu bigenda, ndashaka kugira ngo ubaze wakoze subscribe cyangwa, kuko 65% byamwebwe abakurikira ikoranabuhanga rigezweho mba mbibona muri dashboard, ntago mwakanze subscribe. Muri mu biki mukanda abantu kugira ngo utazajya ucikwa n'ikiganiro cyangwa se buri kantu kose dushizeho hano. Alright, numara gukora subscribe nanjye ndaguhereza isezerano rimwe ryonyine. Hano no hantu honyine uzajya usanga ibintu by'ubwenge muri IT. Mwikoranabuhanga rya buri munsi nubwo utari tech savvy cyangwa umuntu ukomeye mu ikoranabuhanga, wowe usanzwe kuko tubana n'ikoranabuhanga bya buri munsi, hano uzajya bonaho twaba turi basic ndetse n'ibiri advanced. So uyu munsi umuntu turi bugumane tukagera ku musozo w'iyi tutorial araza kuba yamenye neza, yabisobanukiwe ku buryo yanabisobanurira abandi ngo copyright. Kwa ngaho niho akunda kugora abantu benshi cyane, ukavuga se ko bampaye no copyright claim channel yanjye igiye kugenda. Mu by'ukuri buri gihe iko abonye claim siko channel yawe igenda. Copyright ni uburenganzira umuntu uwo ari wese aba afite ku gihangano cye, kuko kuri internet biba biri digital, bivuze ngo umuntu agira digital copyright cyangwa se ownership, ikimenyetso cyangwa se uburenganzira kuri icyo gihangano, niba ari indirimbo, niba ari video, niba ari ijwi, icyo ari cyo cyose. Iyo ngiyo rero iyo umuntu afite iyo copyright y'ubwo burenganzira kuri iyo filime, kuri ayo mashusho, kuri icyo gishushanyo cyangwa se n'ibindi, ibyo bivuze ko wowe nuza gukoresha cya gihangano cye yakoze cyangwa se agaragaramo, afitiye uburenganzira. We afite nanone kuba yavuga ati no, uyu muntu wakoresheje igihangano cyanjye ndashaka yuko agikuraho, sinyishaka. Cyangwa se cyakabira akavuga okay, uyu muntu wakoresheje igihangano cyanjye nta kibazo, reka agikoreshe ariko turaza kugabana inyungu. So aho ngaho niho tugiye kuhita turebera noneho ngo ese biza gutandukana hehe kugira ngo umwe bamuhane undi ntibamuhane. Itandukaniro riba hagati ya copyright claim ndetse na strike ni ahangaha. Copyright claim, urafata indirimbo y'umuntu, tuvuga urugero niba ari The Ben cyangwa Bruce Melody, ukayishyira muri background y'ikiganiro cyawe cyangwa se interview cyangwa se n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Iyo ndirimbo ya Bruce Melody, ya The Ben, n'undi muhanzi uwo ari we wese, cyangwa se na speech yanjye, umuvugo wanjye, iyo nyumvisemo aho hantu, akenshi giye mpitamo yuko amafaranga uzinjiza kuko biri muri background tuzayagabane. Iyo mvuze ngo tuzayagabane, ntabwo ya video yawe bayikura kuri YouTube, ni ukuvuga ngo icyo gihe baguha icyitwa copyright claim. Umuntu yazamuye ukuboko aravuga ngo hey YouTube, please ndashaka kubabwira yuko uyu muntu witwa gutya na gutya yakoresheje igihangano cyanjye muri content ze, kandi mu by'ukuri ntago agifitiye uburenganzira ngo abe yakibyaza umusaruro, ntabwo nabimwemereye. Icyo gihe YouTube imaze kubisuzuma ihita ikubwira ngo we copyright claim, uyu muntu uzajya usangira nawe amafaranga yinjiye muri contents zawe cyangwa se ubikureho. Icya kabiri rero, copyright strike. Ahangaha kuri copyright strike ho ni muri danger, aho bita muri red zone. Igihe cyose kuri YouTube channel yawe uzajya kubona ukabona hajeho copyright strike, banza uhumeke gatoya, ujye muri dashboard yawe ufite ubwoba bwinshi, ariko humura hari n'uburyo bikemukamo. Kuko hano umuntu aba yavuze ngo no, jewe ibi bintu umuntu yakoresheje hano biviolatinze uburenganzira bwanjye mu buryo ubu n'ubu, kandi sinshaka yuko bigumaho. Hano urugero uzabona niba umuntu wenda yafashe nka filime runaka agakatamo igice
akagishyira kuri YouTube ye cyangwa se donc wakoresheje za content umuntu adashobora gutorera na rimwe, icyo gihe YouTube bahita bagukubita kitwa strike. Iyo bamaze kuguha iyi strike ubushigaje uburyo bumwe, ni ukwisobanura, ni ukwiregura no gukuraho ya video, kuko iyo bibaye bugira gatatu kuri YouTube channel yawe bahita baguhanisha kuba either banayisiba burundu cyangwa se bakagukura muri icyitwa YouTube Partner Program cyangwa se ibyo benshi mwita YouTube Monetization. Rero kugira ngo urebe strike cyangwa se urebe copyright claim baguhaye muri dashboard yawe, usibye kubona notification kuri email, ushobora no kujya muri YouTube studio yawe uloginga in muri YouTube, then warangiza ugahita ujya hano hejuru kuri YouTube studio. Ushobora no kujyaho unyuze kuri iyi link yitwa studio.youtube.com, byose ihita izika kugeza n'ubundi muri dashboard yawe, ya dashboard umanagingiramo cyangwa se ureberamo videos zawe. Ariko ngiye muri contents zanjye zose, murabona ko hano hari content bambwira ngo ifite copyright. Mu by'ukuri iyi copyright ntago ndamenya ngo ese copyright bayimpereye iki, izita strike or izita claim. Kugira ngo menye rero niba ari claim, nuko nza kukandaho hano, then nkabona see details. Then iyo maze gukanda kuri details nibwo bagusobanurira neza ibijyanye n'ibyo ngibyo barimo kuguhanira cyangwa se ikosa wakoze. Urugero nko muri iyi video cyangwa se content nari na uploadinze kuri iyi YouTube channel, murabona ko bambwira ngo nakoresheje content y'abandi ariko ni claim, ntabwo ari strike. Kuvuga ngo iyi content nakoresheje bakwereka iyo ariyo, yitwa dubstep, ni audio iri limited kuri benefits runaka. Urabona yuko ntago biri buze ku affecting yuko channel yanjye yaba taken down, ntago barimo kunyoburija ko nakuraho iyo video, barambwira ngo it's okay, ushobora gukomeza gukoresha iyo content yo muntu nta kibazo. Ariko mbisubiremo, the digital citizens buri gihe I prefer ko umuntu yakoresha contents ze cyangwa se yakoresha elements afitiye uburenganzira. Gusa ku mpamvu iyo ariyo yose, mu gihe umuntu ya raisinga ene issue video yawe bakaba bayiha notification nk'iyi, ufite uburyo bwo gukemura ikibazo nk'iki. Uje hano hirya ujyaho bakubwira ngo details. Muri details barambwira ngo iyi dubstep ni ya MFCC, bivuze ngo uyu nguyu niwe abari we nyiri ya content barimo kundega. Then iyi content cyangwa se abantu barimo kundega nabikoresheje hagati y'umunota wa 3 n'amasegonda 30 kugeza kuri uyu munota ubona hano hirya. Hanyuma bagahita bakubwira toke muri kino gihe wakoze mu ngira ngo n'ubu ngubu hano ma clickinze bahita ba playinga guhera handi ya strike cyangwa se ya claim yabiri. Hano hasi urona impact biri buze kugira monetization, ngo mu gihe waba uri monetize cyangwa se uba mu cyitwa YouTube Partner Program, amafaranga yinjira kuri kino gice wakoreshejemo kino gihangano cy'uyu muntu bahita bayohereza kuri account ye. Ariko none n'ibyo byose utabishaka, ngaruke ngo bitewe na nature ya content yawe, ushobora guhita ukanda hano hasi kuri take action. Abibaza ngo ni iki noneho wakora umaze kuregwa cyangwa se umaze kugaragazira nk'uwakoresheje ibihangano udafitiye uburenganzira. Hano hasi ukanda kuri take action. Iyo ukanze kuri take action baguha uburyo cyangwa se amahitamo agera kuri ane. Amahitamo ya mbere baguha ni ugusiba ya ndirimbo cyangwa se cya gihangano. Impamvu hano mubona hariho ngo nsibye iyi ndirimbo nuko ari indirimbo jyewe nakoresheje. Then iyo uhisemo iyi option ya mbere havamo iza sound z'iyo ndirimbo gusa, ariko ibindi byose byaba birimo bikaguma. Mu rugero niba nka gutya ndimo kuvuga, inyuma yanjye muri background harimo something yindi iri copyrighted, bazayimutinga ariko jewe ijwi ryanjye rikomeze ryumvikana. Mu gihe ari iryo ryonyine ryumvikanagamo iryo jwi bahaye claim cyangwa se bahaye strike, nkagahitamo buno buryo, no kuvuga ngo ahantu hazaba hari muted ariko video cyangwa se visuals komeze zijyeho. Niba ari iminota wenda hagati bitewe n'uburebure nyine bwa ya content wakoresheje, kugira ngo murimo kubyumvanga
urugero option ya kabiri, amahitamo ya kabiri hano baguha ni ugusimbuza ya ndirimbo cyangwa se ya soundtrack yari irimo. Urabizi ko hari imiziki iba muri YouTube library abantu baba bemerewe kuba bakoresha, then ushobora guhitamo hano ukavuga ngo hahandi harimo ya ndirimbo cyangwa se ya sound haze gusimburwamo ni soundtrack. Urugero ushobora gukoreshamo iyi option ya kabiri ni nk'igihe tuvuge wamaze kwa uploadinga content ifite iminota 30 isaha kuzamura, none ugasanga igice bakuripotinze ni kinini cyane, ntabwo uri buze kukimutinga, kuko tuvuge niba ufite iminota 5 cyangwa 6, ntabwo content yawe wavuga ngo imara iminota 5 iri muted, nta kintu cyumvikana. Ushobora guhitamo iyi option ya kabiri kugira ngo noneho ushyiremo soundtrack runaka. Option ya gatatu rero, option ya gatatu ni igihe ufata ka gace karimo hagati, tuvuge niba ari uguhera ku munota wa mbere kugera ku munota runaka jyewe ntazi, ushobora guhita trimming out. Kuga trimming out ni ukugakuramo. Niba hari ku munota wa mbere kugeza ku wa gatanu, then urumva ka gace karavamo bere ku munota wa gatandatu gukomeza. Niba byari birimo hagati wenda guhera ku munota wa 9 n'amasegonda 10 kugera ku munota wenda wa 20 n'amasegonda 3, ako gace konyine niko kari buvemo, yitangirire hahandi, then nigera handi isimbuke ishyireho igice kibura. Kuvuga ngo YouTube yita editinga ya content yawe igakuramo ka gace. The last option uba ufite mu gihe YouTube channel yawe bayireze, yaba ari claim yaba ari strike, nuko ugomba gukora dispute. Hano dispute ni igihe wenda tuvuge wakoresheje content uhamanya nayo cyangwa se wemera yuko ari content wagombaga gukoresha, iyo ngiyo ari kitwa false claim. False claim ni igihe umuntu wenda ya claiminze ko akoresheje content iyo utabyemerewe kandi ubyemerewe, cyangwa se ukaba tuvuga urugero byigeze kubaho mu minsi yashize hano mu Rwanda, mwarabibonye aho umuhanzi iyi video ye bari bayikuye kuri YouTube kubera ngo hari amashusho yagaragaye muri video location y'ahantu hamwe runaka yashyizemo atabiherewe uburenganzira. Ako kantu konyine gusa kagatuma video ye bahita bayitakinga down. Rero mu gihe waba warenganye kubw'impamvu runaka, uhitamo iyi the last option, ugatanga ikirego, bakagenda bagasuzuma koko niba ari byo, then bakaba bamusubiza. Ariko ikintu ugomba kumenya nuko iyi stage cyangwa se iyi dispute imara iminsi igera kuri 30 kwezi kose, utegereje ko ba solvinga cyangwa se batanga resolution kuri icyo kibazo waba ufite, bitewe n'ukuntu incident yawe yabimeze cyangwa se uko wahuye n'ikibazo. Ngira ngo ubonye uburyo ushobora kuba wahitamo bitewe n'uko wowe byakugendekeye. Ukurikije ibyo maze gusobanura hano byose, wabonye ko jewe ari amasegonda 6 bandeze muri iriya video, ni iyihe option wumva iri appropriate, cyangwa se iyo naba ngiye guhitamo ngiye gucicika amasegonda 5 kugira ngo usubize, and then tuze kureba kuko niba wabyumvise niba ari the right option uri bube wakoze. 1 2 3 4 5. Wabonye yuko uburyo bwiza bukwiye ari ubuhe? Jewe rero dore nkurikije ikibazo nari mfite options ebyiri, abahisemo option 1 n'abahisemo option 3, abo ngabo turi kumwe cyane. Impamvu nasimbutse option 2 nuko ntakeneye gufata iyindi soundtrack hirya, kuko urugero ziriya soundtrack dufata zivuye kuri YouTube library at any time, nubwo ziba ziri no copyrighted cyangwa se ziri free to use, igihe icyo aricyo cyose nyirayo ashobora kuyigira kamasho. Murabizi ko ziriya ndirimbo dukoresha, n'abatabizi ndashaka kugira ngo mubimenyereho, zigira icyitwa fair use. Fair use ni igihe ukoresha icyo soundtrack cyangwa se icyo gihangano, noneho muri description cyangwa se aho wayikoresheje hose ukabaha tag cyangwa se ukabaha shout out, ukabaha credits, icyo gihe bakakwemerera. So rero sometime hari igihe uzakoresha indirimbo wenda umuntu yarahisemo ngo jewe iri free to use, ariko babanje kumpa shout out, babanje kumpa credit. Utazakumpa credit muzamuhane. Noneho wowe kuko you are just having
rush moment, ushaka kugira ngo ushyiremo soundtrack, bigahita bikubana ikibazo at the end. Inama yonyine hano nkugira kugira ngo ubone soundtrack nuko ujya muri description y'iyi video urimo kureba, harimo link ya Suno abatari bahari ubushize mu biganiro twakoranye, nabigishije uburyo ushobora kwikorera soundtrack za free ukoresheje AI, ukazikoresha mu biganiro byawe bya buri munsi, hahandi nta muntu uzigera akubwira ngo yo that's my thing. So numara kubona iyo soundtrack bizakorohera, ntabwo uzongera na rimwe guhura n'ikibazo nk'iki ngiki ngo kuko wakoresheje uturirimbo tw'abantu. Reka nkuremo iyi ndirimbo hano, abantu batware ibyabo. Hano bareta bambaza uburyo nshaka gusibamo iyi ndirimbo. Nshobora gusibamo ahantu hose yabiri muri tuno du segments twose nkuko nabibabwiraga cyagiye, ariko hagasigara just the visuals, cyangwa se nka mutinga iyo segment yose, kuko ari amasegonda make yagewe ndamutinga guhera ku munota wa 3 n'amasegonda 30 kugeza ku munota wa 3 n'amasegonda 46. Hano ngira ngo urumva iyi difference irimo y'amasegonda, ntabwo biri buze kubangamira umuntu uba akonsuminga iyi content, ariko iyo biba ari umwanya muremure hano nari guhitamo imwe mu zindi option nakweretse hano. Nimara gukanda kuri save bambwira okay you have to confirm, yes nemere ko bagiye gukonfaminga, ariko nanone ukamenya yuko iyi process yo kumutinga cyangwa se gukuramo kano gace kari copyrighted claimed ishobora kumara hagati y'isaha imwe n'isaha ebyiri. Zo bashyiraho aya masaha, ariko mu gihe cyose nabonye cyangwa se ibyo nabonye ntabwo irenza 15 to 20 minutes. So tureta dukonfaminga zino changes tumaze gukora. Iyi video yacu tumaze gusabira yuko icyaha twacyemeye, turicujije, dusabye n'imbabazi, ubwo igisigaye nuko tuza kuza nyuma tugasanga hano ntabwo bakirimo kuturega ya copyright claim, kuko urabona nimwe they are still checking. Nyuma ya hano turaza kuba turi free with our YouTube channel Digital Citizens. Tumaranye umwanya ndimo mbereka zino steps, zino stages zose kugira ngo turebe uburyo wabikemuramo cyangwa se wakwirinda bino bibazo bya copyright claim. Niba hari akandi kantu ushaka kumenya kuri YouTube, yaba mu mikorere yayo, haba mu mikoreshereze yayo, cyane cyane muri digital era, ndakubwiye ngo kora tuntu twacu tumenyerewe hano ku ikoranabuhanga rigezweho, muri comments tubwire ngo this is the thing, this is the issue naba mfite. Icya kabiri, aba Digital Citizens mumenyereye, iyo tugeze ku musozo wa buri content ikiba gisigaye no gukanda kuri share kugira ngo n'abandi bantu bo hirya bamenye utwo tuntu. Ndabizi wasanga wowe ubisobanukiwe uzi no kubikora, ariko uwo muntu muri kumwe mubaze ngo ese usobanukiwe ibijyanye na YouTube strike cyangwa claim. Nusanga atabizi uhita umuha kano ka link nawe amenye wagwana. Digital Citizens, murakoze kuba twari turi kumwe nonaha. Hasta la vista Victoria, siempre log out.